Mu Rwanda rero iki cyemezo cya RDC ni danger kabisa. Ntabwo ari icyemezo twavuga ko cyoroshye. Ntabwo ari icyemezo cyoroshye kuko kugezana n'ubu urabona ko ikintu Kigali yavuzeho yakinsisiseho cyane pe mu buryo bugaragara iracyakivugaho na n'ubu, aho bavuga yuko rero nubwo DRC baravuga ngo iri kugenda bigura intege mu nzira y'imishyikirano, ariko kuko byagenda kose ngo ibintu bizagenda neza. Bishatse kuvuga ko rero buriya niba uruhande rumwe ruvuga ko ibintu bizagenda neza, ushobora kuzabonaho ko ibintu bigenda neza, tukabona amahoro arambye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ibintu bikagenda neza mu karere. Turaza kureba icyo rero guverinoma y'u Rwanda none aha ngaha itangaje uyu munsi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 2025 kuri iki kintu nanone, kuko bakomeje kukivugaho. DRC kiva mu biganiro cyangwa se kikuramo ikivuga ngo igihe cyose u Rwanda rukirimo rushaka kuzana mananiza. DRC iravuga ko u Rwanda ruri kuzana mananiza. Hari akandi kantu turi buze gusorezaho twibuka muri juillet 2025 toujours uyu mwaka, itangazo rya ministere intérieur ryasubizaga ku byerekeranye u Rwanda muri icyo gihe. Turaza kureba nanone ikintu bavugaga kuri ukabona situation uko yagiye igenda iba evori. Hano reka tubanze tunyarutseho gatoya ngo inzira y'amahoro igomba ngo gutanga umusaruro. U Rwanda n'u Rwanda nyuma yo kwinangira kwa DRC. Haravuga rero ngo DRC buriya ngo niyo yinangiye, ariko DRC iravuga ngira ngo ikiganiro muze gukurikira ikiganiro twakoze ku manywa uyu munsi. Cyari ikiganiro twegeranyije impuguke mpuzamahanga mu rwego rw'ikoranabuhanga kugira ngo turebe uko isi itekereza kuri iki kibazo, ariko bakavuga yuko ibi biganiro bigahagararanya byanze bikunze hari ingaruka zigomba kuba. Ariko nanone bakavuga bati fete attention burakize kidafite ikintu yizeye, ntabwo ari gupfa guhagarara kuko baravuga ati diplomasi ya Tshisekedi iri ku rwego rurenze, hari impamvu, hari icyo ashaka. Abandi bakavuga bati impamvu Tshisekedi yakoze n'ubundi yemereye ko Kigali ijya mu mishyikirano, bajya mu mishyikirano niho gutanga abagabo terabizi neza ko Kigali completoma itazava hariya. Tundazavuga ati voilà sinababwiye. Niyo mpamvu rero buriya Kigali babayiciriye akasiri bati buriya ndi nka nakubita igitego ntabwo nkava nkamwerekaho ko ubushake buhari n'ibindi. Mbo tutatinze rero reka tubanze tubasuhuza abadukurikira muri mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi mudukurikira, abo duturanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari hirya ya Kongo, za Malawi, Mozambique, Zambia ndetse na za Afrika y'Epfo, ariko tutibagiwe abaturanye Abarundi ndetse n'Abarundikazi, Abagande, Tanzania, Kenya, za Nairobi, hirya hose za Sudani mudukurikira muri yo. Mukomere cyane. Aziya namwe turabashuje, ariko Amerika n'Uburayi na Canada mwese ikaze mu biganiro byacu. Dusenga Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Gusenga bikingura ijuru rero banywanyi bacu, nimukabone dusenga umugire ngo ni ibindi. Nuko gusenga ni ukuganira n'Imana, ugasuka amaganya y'umutima imbere yayo kugira ngo Imana ikumve kuko iradukunda. Niyo tuyicishije bugufi tuyisaba imbabazi ibyo twakoze. Nyagasani tugusabye imbabazi ibyo twakoze, twavuze, twatekereje, twirengagije gutunganya, maze Nyagasani uduhe kuba bazima imbere yawe. Bityo Nyagasani utuvugiremo mu byo dukora, mu byo dutekereza, mu byo byaba byo dukora cyangwa se ibyo dutekereza, ariko Nyagasani tujye dutekerezwa nawe kandi dutegurirwa nawe. Dufashe Nyagasani twiteho, tugire ibambe kandi dukomeze mu kwemera no kwizera. Nyagasani niwe murengezi wacu, niwe rumuri rwacu, kandi niwe uturengera iteka amanywa n'ijoro. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu mitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje n'imubona n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri igihe tuzapfira. Amina. Wowe Imana Data na Mwana Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka ubahe no mu iteka ryose. Amina. Uhoraho rero urengera abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro no mu buhungiro, n'abandi bose bari mu kaga batorohewe n'ibibazo by'isi, ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen. Nuko rero mu Rwanda byagenze bite nyuma y'iki cyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? No kuvuga ngo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuru rero yahise aravuga ati
ko urugendo ruganisha ku mahoro u Rwanda na RDC birimo bigizwemo uruhare na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta zunze ubumwe za Amerika, rugomba gutanga umusaruro uko byagenda kose, nubwo ngo leta ya Kongo ikomeje ngo kugenda bigura intege. Bashinja leta ya Kongo kugenda bigura intege, ariko leta ya Kongo nayo ikavuga iti tugenda bigura intege se kuko turi guharanira uburenganzira bw'igihugu cyacu? Ntabwo tugenda bigura intege, ahubwo mwebwe mushaka kuzana ayo macenga yanyu n'ibiki byose, ariko twarabavumbuye. Ntabwo tugenda bigura intege, ahubwo mukora ibyo mwagombye gukora, mutegekwa n'itegeko nshinga nako n'itegeko n'amategeko mpuzamahanga n'akanama k'umuryango w'abibumbye n'ibiki. Nukuvuga rero ngo intumwa rero z'u Rwanda n'iza RDC zerutse guhurira muri leta zunze ubumwe za Amerika, hano turi mu nda y'ingoma, mwumva iki cyemezo wumva cyarakarishye, ngo zigirane ibiganiro bya nyuma ku mushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu bwateguwe muri Nzeri. Kuwa gatatu Ukwakira zari gusinya amasezerano, ariko ntibyabaye. Macron yavuze ko itsinda ry'u Rwanda ryari Washington DC ryatunguwe ku munota wa nyuma n'icyemezo cya RDC cyo kudasinya. Ati rero itsinda ry'u Rwanda ryari Washington DC muri iki cyumweru ryari ryiteguye gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azagirira inyungu igihugu cyacu n'akarere. Twatunguwe rero n'icyemezo cyo ku munota wa nyuma cya RDC cyo kudasinya amasezerano mu gihe hari umwuka mwiza mu gihe cy'ibiganiro. Ubwo rero ingingo zigize amasezerano zanozwaga bigizwemo uruhare n'akazi gakomeye kakozwe n'umuhuza Masad Boulos ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amerika rero yagaragaje ko ayo masezerano mu by'ubukungu akubiyemo ubushake bwo gukorera hamwe hagati y'u Rwanda na RDC, ndetse n'igice cy'amasezerano y'amahoro y'ubuhuza bwa Amerika yasinywe kuwa 27 Kamena hagati y'ibihugu byombi. Mu mirongo migari yayo harimo ko ibihugu byombi bifite ubushake n'umugambi wo gukurikirana hamwe ubufatanye bugirira inyungu impande zombi, kongera ihuzabikorwa n'imishinga y'iterambere ry'ubukungu mpuzamahanga n'akarere, ndetse n'amahirwe yo gushora imari. Inzego zirebwa muri ubu bufatanye harimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo, ingufu, iterambere ry'inganda, ubuhinzi n'ubworozi bugezweho, ubuzima rusange, no gucunga parike z'ibihugu. Ibyo rero parike z'ibihugu ntabizi ni ku mipaka hariya hirya. Aravuga se ubundi Kongo ukurikije uko ibi bintu bya Kongo bihagaze, Kongo irasinya ngo bazacunga parike z'ibihugu gute igice parike zirimo kitari kugenzurwa na Kongo, kigenzurwa na 23. Naho Kongo ivuga iti hanga twaba turi gukora nk'abana bakora bya bindi. Ati no, ntabwo ibi ngibi bishoboka. Niba umutekano utaraboneka ngo bayirizwe resolution 2773, nta kintu twaturi gukora. Macron yavuze ko usibye amasezerano y'ubukungu, RDC yongeye no kugenda ngo bigura intege ngo mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe n'impande zombi. Ati rero ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro, by'umwihariko gusenya umutwe wa FDL ushyigikiwe na RDC, byagombaga gukurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Hano rero cyetse niba tubisoma nabi, UN Security Council muri iriya resolution ahangaha twarabishakashatse turareba neza, keretse murebye akantu turebye neza niba ari koko, ariko bavugaga yuko le troupe rwanda cyangwa se ubwo bwirinzi n'ibiki byose bigomba kuva sa condition, nta yindi ntuza, nta yindi neguza nta n'ikindi kindi. Ni ukuvuga ngo itegeko bikimara gusohoka, ni ukuvuga rero gukura FDLR ahangaha bakavuga ngo gukuraho FDL ngo bizakurikirwa no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda. None rero desero yanze rero iyo ngingo kugezaho byizweho mu buryo bwihariye, bikarangira byemejwe kuwa gatanu mu nama ya komite ngenzuzi ihuriweho n'impande zombi. Amakuru avuga ko RDC yasabaga ko kugira ngo urugendo rwo gusenya FDL rutangire bigomba kujyana no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ibintu rero binyuranyije n'ibiri mu masezerano. Macron yakomeje agira ati
u Rwanda rwizeye aya masezerano y'amahoro ndetse n'uburyo bukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza, kandi rwizeye ko bizashyira amasezerano mu by'ubukungu agashyirwaho umukono. Umugambi w'amahoro ugomba gutanga umusaruro, nibwo buryo bwiza bwo kutuza n'iterambere ry'ubukungu mu karere. Hano rero sinzi neza niba resolution ya UN yanyuranya na ntuza, sinzi niba iriya resolution ya UN Security Council yanyuranye, kandi bangira bakayiterura, bakayiterura bakayizanamo. Sinzi niba byanyurana, kuko iriya resolution yavugaga iby'ingamba by'ubwindi yabivugagaho, ndetse kuzikuraho ngo nta rindi tegeko, ngira ngo mu kiganiro twakoze mu masaha ashize twageze kusa n'ababikomozaho turi kureba neza icyo bivuga. Noneho rero reka twigarukire mu gihe cyashize, mu mezi yashize, hari Ministère de la Communication et Média, Ministère de la Communication et Média, hari icyo bita communiqué de presse du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ni Kinshasa rero ku itariki 6 juillet 2025, ngo objet bavugaga icyahangaha. Wumve ko ibi bintu mu by'ukuri, ibi bintu bifite, urabona ko ari ibintu bigenda bishorekana, kandi ejo bundi n'ejo bundi bari baratangira ibiganiro. Ngo position officielle de la RDC suite aux déclarations du président Paul Kagame, réitération des engagements des accords de Washington et ultimatum adressé au Rwanda. Haravuga ngo rimwe ngo concept et la période de fait, ngo depuis près de 3 décennies, nyuma y'imyaka myinshi cyane, ngo l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre des violences multiformes alimentées par la présence de groupes armés étrangers et locaux. Haravuga ngo mu binyejana bishize cyangwa se mu myaka myinshi ishize, uburasirazuba bwa Congo bwabaye nk'ibagiro, niko bavuga, cyangwa se icyo bavuga ngo le théâtre de violence multiforme, ngo habaye ngo nk'inuza, ngo habaye nk'umukino w'ubwicanyi cyangwa se w'ibikorwa bibi cyane bigenda byihinduranya, ngo alimenté par la présence de groupes armés étrangers, ngo bigenda biterwa imbaraga n'imitwe yitwaje intwari ituruka hanze, ndetse ni eloko, ndetse niyo mu gihugu. Ngo mais également et de manière systématique par les interventions directes ou indirectes de certains États voisins, au premier là desquels figure le Rwanda. Ati maze rero ati ndetse nago twareka kubivuga ngo mais également de manière systématique, ndetse nago twatinya no kuvuga cyangwa se kwerekana uburyo byagiye biterwamo ndetse inkunga n'ibihugu duturanye cyangwa se bidukikije, by'ibihugu biduturanye, nko twavuga nk'u Rwanda. Noneho bakomeko ngo icyo gihe yavugaga muri juillet, yaravugaga ngo la récente conférence de presse donnée à Kigali par son excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a mis à lumière persistance d'un discours de victimisation sécuritaire, les posa une fois des prises sur les menaces exposées de FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, comme unique justification de l'occupation prolongée et illégale de larges portions du territoire congolais. Aravuga rero ati muri discours ya Perezida Kagame w'icyo gihe, ati ukurikije ibyo yavugaga yashaka kwerekana ko kwerekana ko FDLR, impamvu ya FDLR muri Congo ariyo ngenderwaho kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibe muri Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko iki gihe cyose bamaze. Ariko icyo akomeza avuga, aravuga ati ngo si les localités occupées et hypocrites manifester des discours rwandaises.
Le gouvernement congolais dénonce les hypocrisies flagrantes du président Kagame face à la réalité du terrain. Ati rero turerekana ibyo bavuga ko binyuranyije cyane n'ibiri ku kibuga cy'imirwano cyangwa se n'ibiri ku butaka bwacu bwa Kongo. Aravuga ngo le gouvernement congolais dénonce l'hypocrisie kwa la présence de à la réalité du terrain en 2020 nyine mu mwaka 2025. Honore Kivu mu majyaruguru ya Kivu ngo les localités de Goma, Masisi, Minova sont sous occupation effective des forces rwandaises et de l'aile superlatif du M23 AFC. Ati ibi bice bya Masisi, bya Minova, bya Goma, Rinoro Kivu, ati ibi bice byose mubona bifitwe mu minwe yabyo n'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bo muri M23. Ngo ces zones stratégiques servaient de centre de commandement et de pillage des ressources. Ati rero iyo zone stratégique nziza niho habaho izo commandement z'izo ngabo ndetse ni naho bashoborera kwiba gukora pillage ya ressources zabo za Kongo. None ngo muri Sud Kivu bakavuga ko mu Kivu y'Amajyepfo les villes de Bukavu, Kamanyola et Ruvungi sont également sous contrôle du M23 AFC et de leurs alliés rwandais avec des impositions de structures parallèles et exacerbation des tensions locales. Ati rero mu majyepfo n'ikivu y'Amajyepfo naho ni igice namwe nk'uko mubizi cyafashwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa babyo bo muri M23. Aha ngaho bavuga muri ibyo bice bya Sud Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu, za Kamanyola na Ruvungi, bataho ngaho naho barahafashe. Aha rero bashaka kuvuga iki ko bishaka kugera kuki? Ngo malgré cette occupation, ngo aucune action sérieuse n'a été entreprise pour désarmer les FDLR. Ati nubwo bafashe ibyo bice byose ariko nta kigaragara bo bakoze kugira ngo bajye kwambura iyo FDLR ibikoresho. Bishatse kuvuga ngo FDLR ibana n'u Rwanda cyangwa se na Kigali nayo mu 23 mu bice byose yagiye ifata. None bakavuga ngo prouva que ce type de théorique sécuritaire sert de prétexte à des ambitions de contrôle et de prédation. None bakavuga yuko l'ultimatum de la République démocratique du Congo, la RDC, accordé un délai strict de 90 jours au Rwanda pour se renforcer à l'accord de Washington de la DDR et appeler les États-Unis garantants des accords ainsi que l'Union européenne et l'ONU à faire respecter les engagements. Haravuga rero iki gihe baravugaga bati mu Rwanda rugombye kubahiriza amasezerano ndetse rukanubahiriza ibyo rusabwa, ariko niba rutabikoze turasaba yuko ino miryango mpuzamahanga Union européenne ndetse na ONU bigombye gukurikira neza bikareba ibiri kuba kugira ngo bifashe mu iki gikorwa. Ngo sur le droit légitime de la RDC à défendre son intégrité territoriale. Ngo passer de ce terrain, la RDC s'est réservé le droit de reconquérir Goma, Masisi, Minova, Bukavu, Kamanyola, Ruvungi et toute autre localité sous occupation et pourrait également, si la menace persistante, poursuivre toutes bases ennemies au-delà de la frontière, y compris jusqu'au Rwanda. Conclure et appeler solennel la RDC rester attachée à la paix régionale, mais l'état de prétexte et les vols. L'argument des FDL ne peut plus justifier l'occupation et la pillage. Bati argument cyangwa se imvugo kuvuga ngo FDL cyangwa se urwitwazo, argument ni nko kuvuga ngo urwitwazo rwa FDL ntago ari rwo kuvuga ngo ni igisobanuro cyo kuza kwiba resources za Kongo witwaje FDL. No kuvuga ngo rero iri twibukije ni itangazo
ryagira. Noneho rero uhereye kuri iri tangazo ushobora kubona ko ari ryo Kongo nanone ishobora kuba yanahereyeho, kuko urabona ko isa naho yabivuze kera yerekana ko rwose icyambere kigombye kugira, kuko yahereye urabona mu ijuru yaravugaga ati mwafashe Kongo ya FDLR iri kuki mutayirukanye, kuki mutayambuye intwaro, ibice mwafashe simwe muri kumwe nabyo, none muraza kuzana ngo gukura FDLR, kuki mutabikora muri icyo gihe cyose mumaze, muri iyo myaka yose mumaze kwiri mu minwe yanyu, niba byarabaranira rero nimuvemo mujyane. Uriya mukongomani wo muri iyo Security Council yaranavugaga ati abanyarwanda mwebwe ibyo bibazo ni ibyanyu, mukwiriye kuganira nk'abanyarwanda kugira ngo mushakire igisubizo cyanyu mwese hamwe nk'abanyarwanda, naho kutuzana mu bibazo byanyu ntabwo byoroshye. Harimo kubera igikorwa cyo gutangiza icyumweru cy'ubukangurambaga mu mitangire serivisi, akarere ka Kayonza ngo iki yewe urubyiruko rw'abakorerabushake ba Kurumva barasinya amasezerano n'umurenge. Yewe ni inyandiko yakoze itari ngira ngo rero aho ngaho twari turi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagarukaga kuri Lopase ngo turebe se Lopase igarutse muri muri ibi bihe, kuko bira byaje muri Juye, kuko Kongo yakomeje kuvuga ati ibi bintu biragoranye cyane, ibi bintu ntabwo byoroshye, iyi mitego muri kugenda muzana muvuga ngo turwanye icyo tutareba kandi kiri mu maboko yanyu, mwanze no kuhava ari mwebwe mubabitse, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Urumva ko urugamba rukiri urugamba. FARDC déclenché la tempête, défi direct afashe des ministères de la défense violer à partir des massivement vidéo tout puissant voir entendre la vérité du front. Monsieur le président fashe, monsieur le ministre, kwa n'ibiki byose partage cette vidéo. Hano ndatekereza abakongomani ibyo bavugaga hano, USA omiriye la RDC refuse accord économique. Baravuze bati ntabwo rwose imperisiye abakongomani ibyo byose uko ubona ko abakongomani ngira ngo mwana abonye iriya disikuru Kisekedi yavuze ati bantu bazagoma, bantu bagoma bande mwese rwose muba abantu b'abagabo, nko kwicara ngo mutitire cyangwa se mugire ubwoba, uko bizagenda kose muri intwari kandi muzakomeza muba intwari, tuzakomeza duharanire yuko ubutaka bwacu bugaruka mu maboko yanyu, ibyiza byacu bikagaruka iwacu kandi amahoro agahinda iwacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kisekedi rero nibyo yabwiraga aba bantu bo muri Goma ati rero soyez prudents, ndetse na za Bukavu na za Masisi. Tirombo est arrivé dimanche en Mbujimayi dans le Kasai oriental où il doit procéder à une série d'inaugurations, notamment celle de l'université officielle de Mbujimayi. Ndabona abaturage benshi bahari, benshi cyane. La présidentielle atterri à Mbujimayi, Kasai oriental. Le chef de l'État Tshisekedi va notamment inaugurer l'université de Mbujimayi. Félix Antoine Tshisekedi, bandi bakavuga ati Tshisekedi wakaniye, akavuga ati ibi bintu rwose barakuvuga rero ngo bura guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko iburyo ibintu nk'ibi ngibi mujye mubitinya, ibi bintu biba birimo politike. Umugore yaguye hano ni mu Rwanda mu cyobo cyakorwa umuhanda kidapfundikiye Rusizi muri Ruhurura. Ibintu abantu benshi bari kubitaka cyane, bari kubitaka kubera iki? Kubera ko abantu baracukura za laterite, ntibasige bapfundikiye ibyobo cyangwa ngo bongere bafunge neza abantu bakagwamo. Ni ibibazo byinshi cyane. Awari kare reconnaissance internationale du génocide muri nibiki Dr John Karuranga Nyandwi ko hano turi kora ko ari bishya, ariko muri iki cyumweru Tshisekedi Félix Tshisekedi aux jeunes des zones sous contrôle de l'AFC M23 pris de la résistance que vous payez et la sève d'un Congo nouveau. J'ai pris l'engagement d'œuvrer
ça relâché pour abréger vos souffrances rétablir. Hano rero Kongo Tshisekedi yabwiraga abanyekongo bari muri ibi bice. Hano rero nkabona abakombata 16 ba M23 Selande et 23 présumés collaborateurs arrêtés annoncé l'armée. Abakomando Kongo nayo iri kuvuga ati abantu bari kuva muri M23 nubwo mubona yerekana ngo abantu benshi basohotse bagize, ariko mu by'ukuri benshi bari kugenda bavamo biyizira iwacu. Bo reka tugane ku musozo rero, tubashimira ibyo mwadukurikiye n'uburyo mukomeje kubana natwe. Ni Mwizere wa Silva Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kigali nahagaruka mugire byiza, ciao turabakunda, bye.